arabaje basubira ko baterera cyane ariko kugira ngo turishimye cyane aho turi kuruhukira. Ikindi kandi ibintu byiza ku buzima ni sport, tubikora byibuze rimwe mu kwezi, sitari mu gihe cy'izuba atari imvura. Ngira ngo rwose nk'abantu barana benshi twari tuzanye ariko twamenyanye, ni ikindi kintu cyiza nacyo cyo kwishimira tubikoze. Akaba rero igikorwa kidushimisha cyane kuko habamo kumenyana, habamo gutembera, habamo gukora siporo, uburyo wenda ko challenge birimo iyo umuntu itangira kuzamuka, habamo gusa nka uruha kumva nyine umubiri ukora cyane, rimwe na rimwe numva bacitse intege ariko mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagera ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, niba rwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online. Benmanale, my name is Phil Cotton. I'm Vice Chancellor of the University of Rwanda. Manyitachizimana Vincent, I'm a company with Rapid Freight International, the transport imizigo ivanze. Twatangiye fete ino group kuri imisozi for fun, kwishimisha. Group iri open, turabikira tubashaka umusozi. Twasanze nka Kigali tudaboro yegera imisozi myinshi, ari ugasanga abantu ntibayizi. Tekereza kuza kuri umusozi wa Jari, abantu bari bazi Jari babonaga amantene bakavuga bati zira antene wenda ziri hafi, ago ngira ngo wese yavana avuga ati uru rugendo rwari rukwiye. Ukuntu wenda twabitekereje ni umuntu asanga akora siporo. Ese we babasore bawe babona akazi
bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788554302 bitize ukajya ku rubuga wa@ibtcfilmschool.com bakari byiza gukora siporo ariko rimwe na rimwe ukabura umwanya cyangwa se siporo zimwe na zimwe ugasanga amasaha ziberaho aragoranye yahoza n'izindi gahunda twavuze tutse kuki umuntu atafata umunsi byibura nka rimwe mu mezi abiri akaba yakora urugendo harimo siporo harimo kuganira harimo kumenyana no kumenya ahantu nibwo rero twategereje gukora igikorwa numva iyi ni inshuro ya 5 tubikoze akaba rero igikorwa kidushimisha cyane kuko habamo kumenyana habamo gutembera habamo gukora siporo uburyo wenda navuga ko challenge birimo iyo umuntu itangira kuzamuka habamo gusa nka uruha kumva nyine umubiri ukora cyane rimwe na rimwe numva bacitse intege ariko iyo mugeze hejuru ku musozi deje n'ibyishimo byo kumva ko mwahageze bituma mukomeza bigatuma musabana hari abaje basubira ko baterera cyane ariko kugira ngo turishimye cyane aho turi kuruhukira ikindi kandi ibintu byiza ku buzima ni sport tubikora byibuze rimwe mu kwezi sitari mu gihe cy'izuba atari imvura ngira ngo rwose nk'abantu barana benshi twari tuzanye ariko twamenyanye ni ikindi kintu cyiza nacyo cyo kwishimira dushobora kuramo ibikorwa byinshi ubwo niyo mpamvu twabitekereje ni group iri open iyo tugiye kubipanga buri gihe n'ubundi tubishyira ahantu ushaka wese akajyamo kugira ngo nitubitegura uzashaka wese ugiye wenda azayibona tuzagerageza tubyagure kugira n'abantu benshi babishobora bari bazamo ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, nibarwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto
ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.